ni byiza cyane kuba warakoze subscribe kuri channel ya Telemontagne Rwanda. Bishobora kuba bitarakubayeho kenshi cyangwa se ntibikubeho, gusa hari abantu numvise bemeza ko ku mukobwa cyangwa se ku gitsina gore muri rusange kugira amaguru meza byiyongera ku kugira amatako meza bimwongereye igikundiro ku bantu bamureba. Iyo wabona ari nayo mpamvu buri mukobwa wese aharanira umunsi ku wundi kugira amaguru meza. Bisa nkaho iki kintu cyifuzwa n'igitsina gore cyane iyo hagize ubwirwa ko ntacyo afite, aha ni mu mvugo irasa ku ntego ariko cyangwa se bakamubwira ko icyo afite ari kibi, bisa nkaho bitamunyura. Mu yandi magambo, kumubwira ibi umushenguye umutima cyangwa se ubumukomerekeje cyane. Ubundi kugira amaguru meza hari uruhare umuntu abigiramo. Nk'uko byumvikana, kugira amaguru meza umuntu ntibyagashobotse ko yabigiramo uruhare, kuko kugira amabi cyangwa se meza bituruka ku miterere y'umubiri wawe. Gusa hari urutonde rw'ibintu runaka umuntu aba ashobora gukora bigahindura imiterere y'amaguru ye akaba uko ashaka. Niba umuntu bishoboka ko yakwita ku musatsi we ukaba ndetse ugasa n'uko ashaka, birashoboka cyane ko n'amaguru byabuko. Mu kiganiro Menya byinshi cy'uyu munsi, mureka tuvuge ku bintu nibura 5 umukobwa yakora akagira amaguru meza ndetse by'umwihariko n'amatako meza. Ubundi umuntu yabigenza gute ngo areme amaguru yifuza akoresheje ibintu yakorera umunsi ku wundi? Ibyo nibyo tugiye kuvugaho uyu munsi. Ye nitwa Samuel Mugisha. Iki kiganiro cyitwa Menya byinshi. Ni ikiganiro mukurikirana kuri channel ya Telemontagne Rwanda, mukagikurikirana buri wa gatatu isaa 9:30 z'amanywa na buri ku cyumweru isaa 3:30 za mu gitondo. Iyi ni nayo mpamvu dusaba tunashishikariza buri muntu utarakora subscribe kuri YouTube channel ya Telemontagne Rwanda kuyikora amanutse hasi iyi video, akareba ahantu hatukura handitse subscribe akahakanda, akazagera abona ibiganiro byacu byose dushiraho buri cyumweru. Ikaze. Kugira umukobwa agira amaguru meza hari ibintu by'ibanze bagomba kwibandaho. Mu bintu by'ingenzi uba ugomba kwibandaho ngo ugire amaguru ndetse n'amatako byiza harimo nk'imirasire y'izuba ya kare mu gitondo. Mu kubyaza inyungu iyi mirasire, abahanga mu mikorere n'imiterere y'umubiri bagira inama abakobwa bifuza amaguru meza nibura kwambara nk'ijipo ngufi mu gitondo umuntu akibyuka cyangwa se ari gukora isuku, kugira ngo imirasire y'izuba igere ku bice umuntu ashaka guhindura. Bavuga ko biba byiza cyane iyo umuntu nta kora yambariyeho. Kora ni twa dukabutura cyangwa se udupantaro abakobwa cyangwa se igitsina gore muri rusange bambariye imbere y'imyenda yabo, tuba tubafasha cyane. Gukora imyitozo ngororamubiri nabyo biri mu bitanga igisubizo kuri iki kibazo cyo kugira amaguru atanyuze umuntu. Ukora imyitozo ngororamubiri nibura nk'iminota 45 mu cyumweru bitera imitsi kurambuka ndetse kandi bikagabanya n'ibinure mu mubiri by'umwihariko n'amaguru arimo. Niba ushaka amaguru ndetse n'amatako byiza, gerageza ujye ugenda n'amaguru buri munsi. Nibura buri munsi ujye ugenda n'amaguru. Kugenda n'amaguru nk'iminota 30 buri munsi bishobora gufasha umuntu guhindura imiterere y'amaguru ye akayagira uko ayashaka. Gusa aha biba byiza cyane iyo urimo kugenda ukoresha inkweto zitazamuye cyangwa se zitari hejuru. Gusimbuka umugozi. Igikorwa cyo gufata umugozi ukawuzingira ku maboko yawe yombi hanyuma ukajya usimbuka umugozi uwunyuza munsi y'ibirenge byawe. Iki gikorwa niba ushaka kugira amaguru meza cyagufasha cyane, gusa biba byiza cyane iyo ugiye usimbuka umugozi nta nkweto wambaye, ndetse bikaba byiza cyane ugiye uwusimbuka buri gitondo. Ikintu cya nyuma kizagufasha kugira amaguru ndetse n'amatako byiza ni ugukoresha amatako yawe ukurura amazi mu gihe uri koga. Iki gikorwa cyo koga mu mazi ugakurura amazi ukoresheje amatako yawe bituma amazi asa n'aho ari kukumasa cyangwa se kukugorora. Mu gihe umuntu ashaka ibisubizo byiza nibura yabikora 3 mu cyumweru. Niwifashisha bimwe mu byo twabakusanyirije uyu munsi, amaguru ndetse n'amatako byiza uzagira ngo urabiranguza kuko uzaba ubifite byiza kandi ku rwego wifuza. Ni naha dusorera ikiganiro Menya byinshi cy'uyu munsi. Ikiganiro tubashimira kuba mukurikira. Ni ikiganiro cya Telemontagne mukurikirana buri wa gatatu isaa 9:30 z'amanywa na buri ku cyumweru isaa 3:30 za mu gitondo. Iyi ni nayo mpamvu kugira ujye ubona ibiganiro byacu byose bikoroheye cyane, tugusaba gukora subscribe kuri channel ya Telemontagne Rwanda, tukazaba tubana buri cyumweru buri uko dushizeho ibiganiro byacu. Ku batarayikora bayikora bamanutse hasi iyi video bakareba ahantu tukora handitse subscribe bakahakanda, bakazajya babona ibiganiro byacu byose dushizeho ako kanya tukibishiraho. Ye nitwa Samuel Mugisha, ndabashimiye cyane.